Itangiriro igice cya kabiri. Twasubanyije igice cya mbere, reka mbere ku murongo wa 31 w'igice cya mbere kugira ngo twinjirane no mu gice cya kabiri. Ndagira ngo ukande subscribe, ngende Christian nk'ibisanzwe, Mishawi Rwanda cyangwa se nyiri YouTube channel. Murongo wa 31 niho tugiye guheraho. Twasuzanyije igice cya mbere kugira ngo twiyibutse kandi dukomeza n'igice cyawo cya kabiri. Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane, buragoroba buracya, ubu ni umunsi wa gatandatu. Aho twari mu gice cya mbere, duhita twinjira no mu gice cya kabiri ku murongo waho wa mbere. Itangiriro igice cya kabiri. Imana yeza umunsi wa karindwi, ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa ku munsi wa karindwi. Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi, iraweza kuko ari wo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Imana ishyira Adamu mu Edeni. Uku niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo byaremwaga ku munsi Uwiteka Imana yaremeyemo ijuru n'isi, cyangwa isi, ku munsi Uwiteka Imana yaremeyemo isi n'ijuru. Uku niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo byaremwaga ku munsi Uwiteka Imana yaremeyemo isi n'ijuru. Kandi akatsi kose ko mu gasozi kari kataraba ku isi, n'ikimera cyose cyo mu gasozi cyari kitararuka, kuko Uwiteka Imana yari itaravuba imvura ku isi, kandi nta muntu wariho wo guhinga ubutaka. Ariko igihu cyavaga mu isi kigatosa ubutaka bwose. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, ishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi. Uwo mugezi uvamo wigabanyamo ine, witwa Pishoni, ari wo ugose igihugu cyose cy'i Havila, harimo izahabu. Kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa Udora, n'amabuye yitwa Shahamu, witwa Gihoni, ari wo ugose igihugu cyose cy'Ikushi. Undi witwa Hidekeru, ni wo uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri. Uwa kane witwa Ufurati. Uwiteka Imana ijyana umuntu, imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo, ayirinde. Uwiteka Imana amutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge umenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Imana irema Eva. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita. Kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo, aba ari naryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu, iruhinduramo uwo mugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye
nakara ko mu mara yanjye azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Wowe twabanye muri iki gice cya kabiri cy'itangiriro, aho tugiye kuzasoma iyi Bibiliya yose paka irangiye, ndetse dukomeza no kwinginga Imana ngo izabidufashemo paka iyi Bibiliya yose irangiye. Wowe dukomeje kubana jya ukanda subscribe kandi woherereza abantu bamenye nabo ijambo ry'Imana, tureke kurya ijambo ry'intoragurano. Amubwire ngo Imana iguhe umugisha kandi subscribe nawe utarayikanda kandi ugire ishyaka ryo kuyikanda.